hari itangazo ryo kubika tubonye riturutse ku izina ryanyu riza kuri groupe abanyamakuru bahuriyeho na RCS ribika witwa uw'abantu bazi nka Professor Niga. Yego, Aimable Karasira uzaramba Karasira. Yego, duhamage tujya ngo tumenye nibyo koko ibintu bimeze bite. Nibyo rwose. Ya, ejo amasaha ya saa 9 saa 8 ubwo bari barimo kumusohora mu igororero ko yarangije igihano. Yamaze no gusohoka ategerejwe ko umuryango we ukamujyana. Yafashe imiti yasanganywe y'uburwayi bwo mu mutwe. Anywa igipimo kirengeje, ndetse n'abashinzwe umutekano bagerageza kumwambura imwe inde yari afite, ariko biranga imwe yari yayinyoye. Ubusanzwe rero yanyweye iyo miti iramusinziriza. Icyagaragaye rero kubera ko yanyweye, ashobora kuba yaranyweye myinshi irengeje, yarasinziriye, tegereza ko akanguka, ariko hagati aho tumujyana kwa muganga mu bitaro bya Nyarugenge, birangira yitavye Imana mu masaha y'ijoro, hagati mu ijoro. Yasinziriye ntiyagaruka? Ntabwo yagarutse kubera iyo miti nyine yanyweye myinshi. None se mfite ikibazo, ariko raporo y'isuzuma rya muganga bwo ntibiyikuraho. Ntabwo iraboneka. Raporo y'isuzuma rya muganga ntabwo irasohoka, ariko twebwe ibyo nibyo twabonye ejo rugikubita. Hanyuma bityo nshobora kubaza ikibazo. Karasira wari ufite, wari ku miti yo mu mutwe, kuki iyo miti mwamwemereye kuyigumana? Kuki atazaga bakamuha doze nk'uko yabaye prescribed by the doctor cyangwa se physicians, akayimira wenda akazajya aza kuyimira atayitunze we ku giti cye? Kuko mu bihe byashize we yaravuga ati ngiye nshobora no kwiyahura, nshobora gukora ibi ngibi. Kuki mutagize ayo makenga? Kubera ko yaratashye. Kubera ko yaratashye kandi bigaragara ko ari muzima. Urumva ntago ari ibintu, nubwo arwara mu mutwe, ariko ntago byari ibintu bihoraho. Yasabye imiti kugira ngo nyine ayitahane, kuko urumva umugororwa yemerewe gutahana imiti yakoreshaga ku igororero. Ariko ku igororero ubundi yazaga kuyifata gusa atayitunze we aho yarari, wenda muri seri yararimo. Yego, none urumva yafashwaga n'abaganga kubera ari kumwe nabo, ariko kubera ko yaratashye ibye byose yagomba kubitwara n'imiti irimo. Yego. Hanyuma umuntu yakwibaza, yayinyoye akimwe imbere, yayinywereye hanze cyangwa hari ahandi bategereje? Hanze yasohotse rwose, yambaye n'imyenda isanzwe, atari kuvuga ngo yambaye n'imyenda y'abagororwa. Mu kibuga hanze rwose. Aho no mwamuvanyemo mujyana kwa muganga cyangwa mwamushubijemo imbere mu igororero? Yego, niho yakuwe ajyanwa kwa muganga. Umuryango we wari uhari cyangwa wari utaraza? Wari utarahagera. Hanyuma uretse wenda se icyo kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe yari afitiye n'imiti, hari ibindi bimenyetso mwajyaga mumubonaho wenda bigaragaza ko ashobora kwiyahura aramutse agiye no mu buzima bwo hanze bitagenda neza? Imbibaje kubera ko twigeze kumva inkuru zavuga ko aho yaragajyaga avuga ko arara hafi y'umuntu bita Kazungu, avuga ko yarotaga murya. Yaje niko abavuga, ariko urumva uko umumuzi niko n'ubundi yarakimeze. Ibyo byabaga ari ubundi mwaganira ukabona ni muzima, ubundi ukumva avuze ibintu bitari byo, ariko nta bidasanzwe yari afite bitandukanye nuko musanzwe mumuzi. Ariko se ubundi Hirare, yes, mu by'ukuri ngira ngo umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ntabwo aryozwa wenda ibyo yakora mu gihe ari muri state yo kuba ari, niba ari incoherent, niba ariko nabyita. Umva ko kuki mukimara kumenya ko afite uburwayi bwo mu mutwe, kuki atarikuwe wenda kigafatwa nk'ikimenyetso cy'uko mutafunga umurwayi wo mu mutwe? Mutafunga umuntu utari timamu, reka mbivuge mu Giswahili. Ibyo byo sinabijyamo n'iby'abacamanza, sinagenda uko ameze n'uko ateye, ariko twebwe icyo tuzi cyo nuko umuntu iyo arwaye ahabwa imiti, ajya kwa muganga, ariko ibijyanye n'idosiye ye n'ubuzima bwe
ibyo bireba abacamanza. Okay. Irari ese ku bantu baba bagiye gutaha reka mbaze ikibazo muri rusange mwaba mufite urwego wenda rushinzwe kubaganiriza mukabakorera nk'icyo nakwita counseling ku buryo aho asohotse hatandukanye n'aho agiye ku buryo najya hanze aziyakira muri sosiyete isa nk'aho ari nshya agiyemo bitewe n'aho aturutse ku buryo agiye afite n'icyo kibazo cyo mu mutwe wenda yagenda ibintu byoroshye. Kuko reka nunganire Mutabaruka kuri icyo avuze kuko twagiye tubona abantu benshi bava muri gereza cyangwa bava mu igororero yagera hanze agashaka no kuba yakora ikindi cyaha kirusha icyo yakoze kugira ngo asubireyo. Bigaragara yuko counseling nayo ishobora kuba ku bagiye gutaha hari ukuntu idafite imbaraga zihagije. Oya, counseling irakorwa ndetse n'abagenzi be barayikorerwa, si we wenyine, ntabwo ari ukuvuga ngo niwe wenyine. Ahubwo biterwa nanone n'imiterere y'umuntu cyangwa uburemere bw'uburwayi afite. Ariko none mbibutse yuko ntabwo yagiraga n'ibindi bibazo ngira ngo bya diabete murabizi. Yes, yeah. Na za pressure. So niyo miti yanyoye nuko ntari umuganga neza ngo menye ngo ni buhe bwoko nangwa navuga yamize, ariko n'uruvange rw'imiti iyo yose yarasanganywe y'uburwayi bwe. Cyane rero reka tugushimire kubw'uyu mwanya uduhaye dutegereze ibizava mu byemezo bya muganga. Twihanganisha umuryango wa Karasira. Ubwo dutegereze ibizava muri raporo y'impuguke. Yego rwose turabihanganisha. Icyo tutashidikanya ubu ngubu nuko yitabye Imana.